cyambere cya drone baterwa izo ya defense bari batarazigura nese niba cyaziciyeho n'ubundi kukizi uyu munsi zitagiciyeho ifite iri proportionnel n'urupfu rwa Colonel Buringoma nta babisubije katoyejo n'umundi bari barahambuwe nakubwiye ko ntajya mbona ko wakwivuga imyato ko wigaruriye ahantu ugeze kuyobora niyo mpamvu nazaho viranya nta birindiro bikomeye birimo kereka wateye kindu kareme kisangane ariko intambara se huti buri abaraziranye kandi mu bintu by'intambara nkunze kuvuga yuko intambara yose itari ku mbuga nkoranyambaga bashobora no kubakandisha inzugi mu byo utamenya y'ubwirinzi byo bita cyber attack. So ni ibyo ngibyo rero kira gitero cyarabaye ariko kitabaye cy'ubutasi no kugerageza ubwirinzi bwa FARDC ukareba icyo risi imyidogo ya M23 yo isa no guhora kwa Buringoma wabona ko rwose nta kintu kibereyemo. Sinzi impamvu Buringoma n'urupfu rw'abantu bakomeje kurugarukaho abantu mugana bati kubera iki batagiye ngo bakubita abantu nyine abantu sinzi ukuntu tumeze nanjye kandi ubwo ndimo kurumba numva umuntu nkuri yatagombye kugenda wenyine urututi rwo muri Turayiga ari ku rugamba nyine bukeye se kure buriya no kuvuga ngo ariko waza mvoma ibi bintu mu bantu bamwe na bamwe kandi ntajya nemera neza wagira ngo namiza abayahudi neza ndabamira ariko urumva no kuvuga ngo Colonel Buringoma gipfa sibyo ni General Makenga ari gutansinya urupfu rwantuze rwa Mutayomba ku kanya ndashaka irindi zina nawe rikomeye ribakoma urumva bakumva neza ko nanye nawe ndabyara umuhungu ibyo babikora kuri front za hari epfo muri twirwaneho ibyo uranka twirwaneho narabyaje umusaruro ikintu cyo kuba FARDC yarabahemukika bicira mu komanda burya mbere yuko ngira ngo makanika apfa ntago afite Minembwe centre ariko tugaruka kuri camaraderie kuba abakamarade nabyo turaba kamarade twese urumva nese ubu kamarade bwo nyine utabonamo akantu gasa n'icyuho directe ngo uvuga uti habaye agacerere erega abantu banashyiraho burya icyunamo sheri wanjye abantu bunamira umuntu ukomeye mu gace barwaniramo bakavuga bati uyu yari umuvugizi yari umuntu ukomeye uyu yari umutasi wacu undugashava kuri ba Castro uyu yari uriya wo muri makanika byose erega abantu banashyiraho icyunamo cy'umuntu kandi kikawakinga akaje bundi ukakibona nyine sibamwunamiye ntuze baramunamiye ninde ntuze Buringoma umushyiraho iminsi urayizi wigeze uyibona yego urumva ntabwo twaza nyine niyo mpamvu abantu babisobanukirwa abantu bajye bamenya ko ni umuntu yapfuye bikavugwa bigatangazwa nka kuriya Buringoma ntabwo ni umuntu nk'abandi urumva si umuntu wo gukiniraho scenario zo kubeshya ibyo hazamo n'ubushinyaguzi urumva hazamo n'ubushinyaguzi nta nubwo ari ihame yuko retaliation ibere Rubaya cyangwa muri Masisi ushobora kuyikorera muri Rubero urumva ushobora kuyikorera Minembwe ushobora kuyikorera Nzibira ushobora kuyikorera kuri etandi yose ushobora kuyikora mu kirere nk'izo drone nyine gihe urumva icyo mvuga nk'izi drone ntazi ngo ni zingahe cyangwa byageze gute barimo kuvuga ebyiri cyangwa zingahe zikaba zahise zikora akazi kazo nazo bukeye ngira abanyavuga karenya ahubwo barimo navuga nenge kandi inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho cyambere cya drone baterwa izo ya defense bari batarazigura nese niba cyaziciyeho n'ubundi kukizi uyu munsi zitagiciyeho gusa ku bintu byavuzwe by'urupfu rwa Colonel Buringoma bamwe bakavuga ati hazaba retaliation n'iki byose kugeza kuri isa nta operation eri kuri Envergure bavuga yuko yari yagabwa kuri leta ifite iri proportionnel n'urupfu rwa Colonel Buringoma nta babisubije katoyejo n'umundi bari barahambuwe nakubwiye ko ntajya mbona ko wakwivuga imyato ko wigaruriye ahantu ugeze kuyobora niyo mpamvu nazaho viranya avuga nta birindiro bikomeye birimo
kereka wateye kindu kareme kisangane. Ariko intambara si huti buriya baraziranye, kandi mu bintu by'intambara nkunze kuvuga yuko intambara yose itari ku mbuga nkoranyambaga, bashobora no kubakandisha inzugi mu buryo utamenya. Ubu hanateye intambara za zindi ujya umbwira nkazemera bingoye za cyber attack, bashobora no kubatera mu mashini zanyu mukoresha no mu ikoranabuhanga ryanyu bakabangiza. Ubu igitero si ukugaba igitero ngo umuntu azashwanyaguze inyubako cyangwa n'iki, ashobora no kuza agafata system bakoresha yose akayisenya y'ubwirinzi, byo bita cyber attack. So ni ibyo ngibyo rero, kiriya gitero cyarabaye, ariko kitabaye cy'ubutasi no kugerageza ubwirinzi bwa FARDC. Ukareba icyo risi imyidogo ya M23 yo isa no guhora kwa Wiringoma, wabona ko rwose nta kintu kibereyemo. Sinzi impamvu Wiringoma n'urupfu rw'abantu bakomeje kurugarukaho, abantu mugana bati kubera iki batagiye ngo bakubita abantu nyine. Abantu sinzi ukuntu tumeze nanjye, kandi ubwo ndimo kurumba numva umuntu nk'uri yatagombye kugenda wenyine. Nibishoboka jewe nibishoboka, n'impamvu nyeshyamba nayo barazitamana n'icyumweru zaba zararangiye zose. Wiringoma apfa ijisho ryinyo rihora irindi, kisangane ikindu karemi uvira ngakoramo operation ngasiga mwese nyine akantu ukora abantu ubutaba bakazakora ikindi kintu babanje gutekereza. Sofa nta kintu gihari muri byo ngibyo, nisingiye kukubeshya. Urabizi ko ntajya n'indi mikandi. No ababantu b'abagabo badahora se ibyo bakora nibiki, urumva? Kereka babishyize mu mibare bakavuga bati time yacu turayizi, sibyo? Ariko ibyo nabyo ukubita icyuma cy'igishyoshe ukikivana mu vuba, ntureka ngo gihore ngo ure kugiforoma, urumva? Yego. None se ntibahora bari rede? Ingabo zihora rede, bari ku rugamba, sibyo? Umuntu uzasaba kwihangana no kwitonda ni umuntu usanzwe mu mahoro, akabona agomba gutegura ibintu neza, urumva? Abadukurikiye babyumve neza, kuko atarasanzwe ari muri standby class 1. Uhora uzambaza ngo class ngo iri muri standby yaba yango nimeze gute ko bari mu bishyirano n'ikibyose n'ibyo ngibyo. Ariko umuntu usanzwe ari rede mu kurwana, wamukoramo nabo gukoramo bukeye, kuko n'ubundi urututi rwo muri Turayiga ari ku rugamba nyine. Bukeye se kure buriya no kuvuga ngo ariko banza mvo mu bintu mu bantu bamwe na bamwe, kandi ntajya nemera neza. Wagira ngo namiza abayahudi neza ndabamira, ariko urumva no kuvuga ngo Colonel Wiringoma gipfa, sibyo? Ndi General Makenga ari gutansinya urupfu rwantuze rwa Mutayomba ko kanya. Buriya abantu bajenero baba bakomeye, buriya yamusinyiye ntabwo yararaho, nuko bakiri mu ntambara rusange amuwerera operation yakaba ati mumuzane ari muzima cyangwa atagize. Icyo ngicyo burya birakunda. Urupfu ikintu iyo cyabayemo sibure bya kiba gikomeye cyaba cyafashe indi sura. Niwo datanga kavuga ati mwicare hariya mwese mwaba general mwe, ndashaka kanaka, urumva? Yego. Ndashaka irindi zina nawe rikomeye ribakoma, urumva? Bakumva neza ko nanye n'undi abyara umuhungu. Ibyo babikora kuri front za hariya muri Twirwaneho. Ibyo uranka Twirwaneho narabyaje umusaruro ikintu cyo kuba FARDC yarabahemukika bicira umukomanda. Burya mbere yuko ngira ngo makanika apfa ntago afite Minembwe centre, ariko bese bagura ibirindiro bikomeye ari amarembo yose bita ngo namarembo ngo niki byose bararwana pe. Rwose ugiye kureba hariya muri Southern Command kwa muri Twirwaneho, icyo gwinita kubyaza umusaruro no kuvuga ngo habayemo akantu kameze nko gushaping urugamba rwabo, bakarwa updating bakarukura hasi baruzamura. Ariko front yose uko yari imeze, ndashaka kuvuga nko kuri byabangoma n'abandi byose, nta birindiro bishyashya, nta n'amakuru mashyashya, bikomereje inama zabo muri Rucuru n'abaturage n'iki byose, urumva? Skeji komeza uko isanzwe. Ejo nabonye Patrick Busubwangwa ishombure abo muri Sidikiva barimo gusura ibikorwa by'iterambere, ari no mu nama n'abaturage muri Lokritoma, as if nothing has happened. Tujye tubivuga rega no kuma mutsima mu bavuga se bujye mubivuga gute ariko mu Rwanda nimukoma umuntu. Sandra yagiye mbona nahaguruka mu kiganiro iyo tugeze ahangaha, gende general ibaza ukuntu mba niyemera mfite mikoro na Marisha nta nimusekaye n'umwe ngira, noneho ntiza nka brigade ebyiri, urumva? Ye baba mana wo mwijuru Wiringoma apfa, urumva? Mpita mbagendaho ejo sinabonye uriya mu general Ngaruye arimo koresha inama muri za ntuze muri za Norukivu. Nibyo nkubwira nyine, urabona aba bantu nabo sinza amayeri y'ukuntu barwana, bakomeje activite zabo kama kawaida, byenda kwegera kawaida. Nuko ikose zigiye kukubeshya, kuko ntabwo ingendo za bahati zigiye zihagarara ziriya arimo gukora mu baturage, urumva? N'abantu baravugaga bati bavandimwe
ngo kwiza ibihuha ngo Gaceri yarapfuye muri umuntu wagikoresha inama nanga mujye gukoresha inyurabwenge. Umuntu yagukomba icyo kintu ukavuga uti ni ikintu cyumvikana, ntabwo umuvandimwe yagira ibyago urumva gukomeza gukoresha inama no mu buzima busanzwe ntabwo byabyumvikana. Ariko tugaruka kuri camaraderie, kuba abakamarade nabyo turi abakamarade twese urumva. Nese ubu kamarade bwo nyine utabonamo akantu gasa n'icyuho diregite ngo uvuge uti habaye agacerere. Erega abantu banashyiraho burya icyunamo sheri wanjye, abantu bunamira umuntu ukomeye mu gace barwaniramo bakavuga bati uyu yari umuvugizi, yari umuntu ukomeye, uyu yari umutasi wacu, ndugashaka kuvuga kuri ba Castro, uyu yari uriya wo muri makanika byose. Erega abantu banashyiraho icyunamo cy'umuntu kandi kikawakinga ukakibona nyine. Si bamwunamiye ntuze baramwunamiye ninde ntuze Wiringoma umushyiraho iminsi urayizi wigeze uyibona? Erega uriya bafite abakunzi bamukundaga baba civile bakavuga ati twunamiye colonel watuganirizaga, sibyo? Nicyo ako nakazi ka administration kandi M23 FC ifite administration, ifite colonel nanga urumva, ifite bari abakordona abandi bose bamwungirije, ifite administration ikomeye kumera nk'ubutegetsi. None se mudatangira kujya mukoresha ibintu byo kunama mu gace muyobora urumva, cyo kora b'abaturage banzaye masisi centre barabikoze hariya ni muri cadre y'abaturage kandi birumvikana. Ni ikintu abaturage n'abantu bakomeye cyane. Hako Sandrine no mu officier superieur akaba no mukuru akaba no mu bavugizi banyu ntago umuntu woroshye, mwamucungira nk'udusaha 24 sibyo? Niyo legacy mukayigira. Erega iyo mu Rwanda mwamunigisha mu burere mbonera gihugu mwamwigisha n'abaturage. Revolution ihera ku ngeri nyinshi. Revolution ntabwo yibanda ku tuntu dukiya kandi ntabwo usuzugura buri ntuze uyibyaza umusaruro, sibyo? Yego, uyibyaza umusaruro. Ni bya bintu ubona nko mu maseremoni cyangwa mu protocol amwe namwe abantu bavuga ngo dufate umunota twunamire twibuke kanaka wapfuye. Gihe rero nkurikirana byira mpese simbakurikirana umunsi kuwundi, ntushobora nko kubona abantu bafashe umunota ngo bibuke Wiringoma muri zo nama barimo gukoresha. Impamvu wenda singuciye mu ijambo bwana David, ariko kugeza n'iyi saha benshi ndetse no mu bitekerezo by'abakunzi ahantu hose hari n'abatarakira ko umugabo witwa Wiringoma ntabwo ndimo buretse gato kubera iyema kuko iki cyama cyasohoye itangazo ntajye nasohora itangazo. Rero nibyo nakubwiraga ngo cya cyumweru ya minsi 3 ya minsi 2 za conference uziko ibyo bintu bishaka kuba imyaka 5 kosi zose ziba kadaship zose ziba urumva bitewe na prominence umuntu yari afite. Uziko biba bikwiye ko mukomeza no kubigaragaza mukavuga muti okay muri session ya kangahe tuje kubapasingisha rero dufata umunota twibuke kanaka wa umunota umwe. Nese ni ibintu birega bibaho ibyo ngibyo ntabwo ari extraordinary, ntabwo bije kuba muzigo kunyeshyamba sagashize bazadukanye n'izibikora as human being. Biri mu muco wa kimuntu, mwaba mu Rwanda mutarwana, mwaba revolutionaries, mwaba abantu b'amareta urumva, ntabwo ari agashya sinare muzanye mu mujyi. Wibuke neza ko ibintu bigira amakuru twe mu itangazamakuru ni kiba cyabaye kitagombye kuba cyangwa se cyagombye kuba n'ikibi, niho dukura kwiga amakuru urumva. Ubwo misengaruka ndavuga ngo ntihazaburana 0.5% uvuga uti wa mugari kuki bidakorwa wa mugari kuki bidakorwa. Ikintu ngendeyeho nabwo abitekereje wabitekereza ikintu ngendeyeho ubwo navugaga icyo atari ko nsigaye nirirwa numva ubwo n'ibitekerezo by'umuntu media mutangaza ko Wiringoma yapfuye, nyamara mu by'ukuri M23 so itangazo. Ariko ni gute ko umugore avuga ko reshushu du peuple est vivant ariko mama 23 itangaza ko yamaze gupfa? Oya abarasta ukibaza ngo abarasta ubwabo baravuga ngo Rasta never die. Twese tuzi neza yuko abarevolutionnaire badapfa kuko bagirira mvuga ngo waruta continue urarite continue urumva. Kandi Wiringoma yagiraga mu mvugo z'ibintu nk'ibyo ngibyo ng'insinzi ijana bitera ijana ng'insinzi ijana ibintu nk'ibyo ngibyo. None se Wiringoma yapfa gute mu mitima y'abantu n'ubu abantu bakimuvuga? Yego, mu ruhande rumwe buri psychologique morale urabyumva Wiringoma moraloma aracyari Wiringoma buri psychologique aracyari hako fizika yarapfuye. Yego, urumva ntabwo twaza nyine niyo mpamvu abantu babisobanukirwa, abantu bajye bamenya ko umuntu yapfuye bikavugwa bigatangazwa nka kuriya. Wiringoma ntabwo ni umuntu nk'abandi urumva, si umuntu wo gukiniraho scenario zo kubeshya. Ibyo hazamo n'ubushinyaguzi urumva, hazamo n'ubushinyaguzi. Ariko icyo nanone umuntu nk'uwo utakwihagararaho ngo uvuge uti abiterwa n'iki gutekereza gutyo. Ikibimutera nyine nuko wenda yagiye mu nama imwe akajya muri misi imwe akajya mu kindi cyakabona nk'iyo geste ntikozwe. Ariko si uyu muntu ukomeye gutya batatubwira ngo dufate umuntu umwe kumutekereza. Icyo shatse kuvuga nyine uyu muntu ukomeye gutya byagenze gutya
mitingi zose zigakomeza ko zisikejorinze azifu yari umuntu woroshye muri izi nyeshyamba urumva nyine uwo nguwo azaza gukome nawe gutyo avuga ati nkurikije ibyo mbona uwo muntu rwose yabinyandikije nkurikije ibyo mbona nkurikije ibyo ngira gute giye nkakora research nawe azakora research yiwe na analize yiwe urumva azakubwira ati giye rwose mfite na right yo kuvuga gutya na gutya na gutya kubera iki abantu baba batanga right nk'izo ngizo erega nibyo tujya tuvuga umuntu agutuka ngo watangaje ibingi bavuze ibingi marishari cy'ibintu nk'ibyo ngibyo nkaho we wazanye context ituma bivuga oya ntago ari uba wayizanye ni wowe wayizanye nkayikomantaho kandi nyikomanseho rwose ni right yanjye 100%. Sibyo? Reka tufate kino kintu muri make urabona hari umujinya wa 23 ikwiye kugira bo gutuma ntabwo wari nk'umujinya like that ahubwo ni direct retaliation ikintu kidasaba no gutekereza cyane kiba kigomba guhita gikurikiraho urumva n'uwabikoze atarabitekereza nk'izi drone zije nyuma y'icyumweru za Kisangani impamvu nakubwiye ngo birangora kuzihuza na retaliation kuko igikorwa kiri retaliative kiba ku kanya no kuvuga ngo mwakomye mu officier superieur wacu urumva oda ko kanya nanjye kuko burya ingabo ko ziturana gutya mu birindiro wenda abantu batabizi babyumve ingabo ziturana bugeze ziri standby kandi wicarana info yaba hano buri segonda y'icyo wakora uhawe command ingabo zirebana ku rugamba buri wese ahora ari standby yo kuba yatera umuri hakurya nari buhabwe iyo oda ntabwo ari bujye kuvanga ubwo muhaye oda rero ngo mane minota kwite oya ibyo urabihorana sibyo none FARDC yo yarabacunze imenya muvoma zanyu irazibicira umuntu nta nubwo ari ihame yuko retaliation ibere rubaya cyangwa muri Masisi nshobora kuyikorera muri Rubero urumva nshobora kuyikorera Minembwe nshobora kuyikorera Nzibira nshobora kuyikorera kuri etandi yose nshobora kuyikora mu kirere nk'izo drone nyine giye urumva icyo mvuga nk'izi drone ntazi ngo ni zingahe cyangwa byageze gute barimo kuvuga ibyo cyangwa zingahe zikaba zahise zikora akazi kazo nazo bukeye njye nabanyavuga karenya ahubwo barimo navuga nenge kandi urumva kandi zikabakora ahantu bababaje ku buryo tujya ku kiriyo nange mujya ku kindi urumva icyo nashatse kuvuga hano yego tujya ku kiriyo nange mujya mu kindi ibyo rwose nta kintu na cyane ko ubu ushobora kugaba igitero byo navuze gukubita icyuma kigishyushye ugasanga wenda niyo muningi mwayivuyemo bikabyara indi nkuru ariko iyo abantu bakiri muri wiringoma mwakomye undi bujana cyangwa abandi babiri baravuga bati ibingibi byari sawa urumva ngewe rero nyine urumva ntabwo natunga ingabo ngo zirambe pe nabikora Sandrine ukureba nicanga nabikora retaliation nayo wowe uri nka murongo muri birivuga ngo ijisho rihorerwa irindi kubera ko n'ubundi uba waje kwica umuntu wanjye ntaryo uje guhora sibyo ngo mvuge ko ari cyo nakoze uje guhora iyo filozofi yo nagenderamo najya kukubwira ngo na nyina ndabyara umuhungu twe kubyita guhora unkoma ngukoma ku buryo n'ubutaha uzajya guhaguruza drone igiye kwica umuntu wacu ukavuga uti who is next abo none barahitana ndi ibyo ukabimenya ukabizirikana kuko intambara ni filozofi intambara ntago ari amateka kuvuga amateka ngo no intambara ni ugukomana umuntu akagira kwana kwa kumenyaho kagakoda kumenya nawe ukamenya ke urumva akabimenya Sandrine akabimenya ndabizi nagize amahirwe yo kwigira background iba mu bintu bya defense urumva nta n'umuntu waza kungisha bene izo mpaka kuko n'amateka tuba tuyafite tuyazi uzashaka azaze gose tujye tubijyaho n'impaka sibyo gukomana bibaho sibyo yego utitaye ngo turi mu biki gihe rwose uzabitegureho ikiganiro uvuga uti marishari gutya nze mbiguhe kimeze nka documentaire yumbaza ikintu ngusubiza uvuga uti ko wenda Iran yateye gutya yakomye yakomye gutya undi ko yagize gutya muri Ukraine ko Zelensky yagize gutya agakoma Putin ko Putin yamukomye ibingibi hano mu Rwanda turi muri liberation hari igihe hagati ya 91 na 94 bakubwira ko hari n'igihe tugeze kujya mu biganiro nyine mu Rwanda urabizi byarusha ariko Sandrine ibitero tujya twumva wenda mujye musura n'irangoro y'amateka yo kukimura bashobora kubabwiramo byinshi bisumye byo navuga hari ibitero cyaba cy'Ishyorongi cyaba cyo mu Ruhengeri cyaba cyo hose n'ibindi bitero byari bito cyane utamenya utajya kubara ngo intambara igira ibitero byinshi ariko akubwira bati nkanga habaye ikintu urumva arusha abananiranye sibyo batangiye kwica abantu Bugesera batangiye kwica abantu mu Bigogwe batangiye kwica abantu aho zuza barabikubwira pe mu mateka bavuga ati kugira ngo bave kwizima hari igihe bagomba kubanza kubakandisha inzugi bakabyumva neza sibyo hari nk'ingingo banze kuvaho kwizima bibaho ibyo ngibyo mu ntambara ukavuga uti bite byanyu banza hari mugira ngo kuba tuganira turi week banza ari kuba twaraje kumeza mu gihe ngo twaje gukina ahangaha murimo kwicira kundi
hari abakoloneli bitaga ba digisiyoneri butare bayoboraga Kangoma. Koloneli digisiyoneri abantu baramuzi urumva yari afite indimeze nk'iriya vatiri yawe bati buriya ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza.